Bidasubirwaho rero Joseph Kabila n'umuryango yashinze vuba Sovora RDC urahamagarira gushyira imbere kurangiza burundu inzira ya Doha iyobowe n'ubuhuza bwa Katari hagati ya leta ya Kongo na AFC M23 kuva muri 2025 mbere yo gutegura ikiganiro kizahuza abanyagihugu ku bw'ubwo muryango wa Sovora RDC ndetse na Joseph Kabila kubanza kurangiza ibijyanye n'igisirikare by'umwihariko gushyiraho agahenge gafatika gushyira mu bikorwa amasezerano yafashwe no guhagarika imirwano burundu byafasha gushyiraho umwuka w'amahoro n'umutekano bikenewe kugira ngo habeho urubuga nyarwo rw'ubwiyunge kugarura ubumwe bw'igihugu no kumvikana ku mibereho yo kubana mu mahoro hatarimo akaga ko gutsindwa gaterwa n'umutekano muke ukomeje kugaragara ku butaka. Tugiye kubagezaho iri tangazo rikomeye cyane ryasohowe na Sovo RDC, akaba ari ishyaka cyangwa umuryango washinzwe na Joseph Kabila ndetse n'abandi benshi bamushyigikiye. Ndabyibuka neza ko hari abantu benshi bagiye muri izi nama by'umwihariko batavuga bumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, bakaba barahuriye i Nairobi muri Kenya, Kaleni ariho bakoreye iyi nama. Ngiye kubagezaho rero itangazo bashyize hanze by'umwihariko basa nk'abamagana mu buryo buziguye ibiganiro bigiye kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigahuza abakongomani ndetse bikaba biri kugirwamo imbaraga cyane n'umuhuza Perezida wa Angola Joao Lourenço. Reka tubagezeho rero itangazo risohowe na Sovo la RDC. Batangiye bagira bati itangazo ry'umuryango Sovo la RDC ku bijyanye n'ikiganiro. Bagira bati nyuma yo kugishwa inama inshuro ebyiri ku gitekerezo cyaturutse ku bayobozi bakuru ba Repubulika ya Angola ku bijyanye n'ikiganiro gishoboka hagati y'abanyekongo, umuryango Sovo la RDC urashimira uruhare bwite rwa nyakubahwa Joao Lourenço, Perezida wa Repubulika ya Angola mu gushaka amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ukongera gushimangira ku ruhande rwawo ko wemera kandi wiyemeje ikiganiro nk'inzira nziza kurusha izindi zo gukemura amakimbirane, ariko kandi ubonye ko ari ngombwa kugaragaza aho hepfo impungenge n'ibitekerezo byawo bijyanye n'iki gikorwa gishya. Icya mbere, intsinzi y'ikiganiro icyo ari cyo cyose ishingira mbere na mbere ku kuri, ku bushake bwiza no ku bwitange bw'impande bireba mu kubahiriza ibyo ziyemeje. Dushingira ku mubare w'ingendo zakozwe, imijyi mikuru yasuwe cyangwa abahuza bo ku rwego rwo hejuru batumiwe guhora hindagurika aho ibiganiro bibera n'abahuza tubona kuva i Nairobi kujya i Rwanda, uvuye i Rwanda ujya i Doha, uvuye i Doha usubira i Rwanda unyuze mu gihe gito i Bujumbura, i Kampala, i Rome n'ahandi henshi, bigaragaza kubura umurongo uhamye mu cyerekezo, bigasiga icyuho cyo kutarangiza neza, kandi bigasa n'ibikorwa bigamije kurangaza no gutera urujijo aho gutanga icyizere cyari gitegerejwe cy'uko ubutegetsi bwaba bwarasobanukiwe n'ubwo byatinze akamaro k'igisubizo cya politiki ku kibazo kiriho. Ikirenze kuri ibyo, kudahama ku ijambo rya leta, imvange n'akavuyo mu byemezo bya gisegeti kidahuza mu guhitamo inzira yo gukemura ikibazo, gukoresha nabi inzira za politike no kuzikoresha mu nyungu z'uruhande rumwe aho kuba iz'igihugu, byatumye amagambo n'amasezerano ya Perezida Tshisekedi n'ubutegetsi bwe abura icyizere haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Icya kabiri, ubushake bwa politiki bugaragarira mu kubahiriza ibyo umuntu yiyemeje n'amasezerano yamaze gusinywa. Muri urwo rwego cyane cyane tuvuga amasezerano y'imyanzuro yerekeye kurekura imfungwa, koroshya umwuka wa politiki no kubahiriza agahenge byemerewe na leta. Bitandukanye n'ayo masezerano n'iyo myanzuro, leta ya Perezida Tshisekedi ikomeje gufata cyangwa gushimuta, guhatira kujya mu buhungiro abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abasirikare bakuru n'abandi bayobozi b'ingabo, abanyamakuru, abaharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abandi bose mu izina ry'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo byemewe n'itegeko nshinga ku banyekongo bose bagerageje gutanga ijwi ritandukanye n'iriri ku butegetsi. Uko niko bigenda, kandi buri gihe Perezida Tshisekedi yafashe indege ye avuga ko agiye gushaka amahoro, asiga inyuma amabwiriza yo kwimura ingabo ku bwinshi, kugaba ibitero bikomeye ku bice bituwe cyane ndetse no kugaba ibisasu ku basivili hakoreshejwe drones n'indege z'intambara.
Ni muri urwo rwego rero hashyirwa n'ubu ubwicanyi bushya buherekejwe n'ibikorwa by'iyicarubozo n'ibindi bikorwa bibi cyane bidahuje n'ubumuntu byabaye kuwa 11 Mutarama 2026 i Bukama, bigabwa ku baturage b'abasivile badafite uko birwanaho, bikozwe n'imitwe y'ingabo za FARDC zari zoherejwe muri iki gice cy'intambara ya Olomami ku mabwiriza aturutse i Kinshasa. Dushingiye kuri ibi bikorwa biteye agahinda, birarushaho gusobanuka ko ingamba zo koroshya umwuka wa politike no kugaragaza ubushake nyakuri bwa politike bwo kuganira ari ibisabwa by'ibanze mbere y'uko twiyemeza kwinjira mu biganiro ibyo ari byo byose, kandi ko ibyo bidashobora kuganirwaho nk'aho byaba ari ibintu byacuruzwa. Icyitezwe n'ibyemezo bifatika bituma ibyo bikorwa bigerwaho, si amasezerano yo mu magambo gusa, kuko ubunararibonye bwerekanye ko adafite amahirwe yo gushyirwa mu bikorwa. Icya gatatu, niba kuko intego ari ugusubiza amahoro mu gihugu, byaba byiza kurushaho kubanza kurangiza inzira ya Doha ihuza leta na opposition yitwaje intwaro mbere yo gutangiza ikiganiro mpuzamahanga. Ibyo byatuma ibijyanye n'igisirikare byose bigize ikibazo byitabwaho, kandi uburyo bwose bukwiye bwo gucecekesha intwaro harimo n'agahenge bwemeranyijweho n'impande bireba bugashyirwa mu bikorwa, bityo ikiganiro kikabera mu mwuka utuje kurushaho, kandi kikagira amahirwe menshi yo kuba icyo kigenewe kuba cyo urubuga nyarwo rwo kwimakaza ubwiyunge, amahoro agaruke, ubumwe bw'igihugu busubireho n'ubwumvikane ku mibereho myiza yo kubana. Icya kane, kugira ngo hagaragare umusaruro ushimishije, ikiganiro kigomba kuba gihuriweho na bose kandi kidafite imbogamizi z'ibiganiro bitemewe. Mu by'ukuri nta kiganiro nyakuri kibaho igihe nk'uko ibimenyetso byinshi bibigaragaza gihagarariwe n'ibyifuzo by'uruhande rumwe gusa, kandi nyamara ari rwo bitewe n'ibyemezo n'imigambi yarwo ruri ku isoko, kandi rukongera gukaza ibibazo byinshi bigomba gukemurwa. Icya gatanu, abepiskopi b'amatorero gatolika n'abaprotestanti ba Kongo bakoze umurimo w'ingenzi wo gutegura ibiganiro, bahura kandi baganira nta vangura n'icyo babogamiyeho n'intambara zose za politike n'imibereho by'igihugu birebwa n'ikiganiro gishoboka. Kimwe n'abakuru b'ibihugu n'abakuru ba za guverinoma bo mu karere no hanze, bityo bakamenya neza abayobozi n'impamvu z'ikibazo kiriho. Nibo bakwiriye cyane kugira uruhare mu buhuza mu gihe cy'ikiganiro icyo ari cyo cyose. Nubwo twemera tudashidikanya ko ibibazo bya Afurika bigomba kubonerwa ibisubizo muri Afurika, turanashimangira ko ibibazo by'abanyekongo bidashobora gukemurwa hatabayeho uruhare rugaragara rw'abanyekongo ubwabo. Gushyiraho inzitizi ku ruhare rw'abepiskopi bacu nk'abahuza nk'uko bikorwa n'ubutegetsi buriho bituma umuntu atekereza ko hatagamijwe ikiganiro nyakuri, ahubwo ari ukongera kugerageza amayeri hifashishijwe mu buryo budakwiye ukwizera n'icyubahiro by'umwe mu bahungu bakomeye ba Afurika, ari we Perezida wa Repubulika ya Angola, mu kongera kugerageza igikorwa kigeze kunanirwa mu gihe cyashize cyakozwe na Perezida Tshisekedi n'umujyanama we wihariye mu by'umutekano. Muri make rero ni inama yiyongera gusa yo gutinza igihe no gutakaza umwanya w'abandi mu gihe inyungu z'igihugu zikomeje kubangamirwa. Itangazo ryashyizweho umukono ku wa 14 z'ukwa mbere 2026. Abashyizeho umukono bo ni benshi, nta mpamvu yo kubagarukaho, ariko bose ni abagize Sovola RDC. N'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, n'abakunda cyane muri abagaciro.